Okay, ndizera ko mumeze neza abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abari Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi ndabasuje cyane. Ndabizi ko mudukunda. Muradukurikira amanwa nijoro mukunda ibiganiro byacu byiza. Uyu munsi rero dufite umutumirwa ariko muramuzi. Tugiye kuganira ku kintu ndi bubamenyeshe amaze kubibwira. Ngendi umurashi Hafashimana Obed. Ese wowe udukurikiye witwa nde? Twibwire. Ngiye kubereka umutumirwa rero nabazaniye uyu munsi. Ubundi dukomeze. Okay. Ndongera kubasuhuza abadukurikiye cyane. Nanjye nitwa Nkurikiye Obed. Yes. Nanjye bamamagaye ariko bisaba ko bisanga nahuze cyane nakazi kenshi ariko nishimiye kongera guhura nawe. Nongeye kwishimira guhura nawe byanshimishije cyane. Yego. Hari akantu wigeze kumbaza ubushize. Ariko ngenda nanyuzwe numva ko nshaka kongera kugaruka. Yego. Ni nayo mpamvu ejo naguhamagaye nubwo utamfashe. Ariko Imana yakunze kongera guhura. Ariko wari umeze neza. Yameze neza cyane Obed. Okay, reka duse nkaho reka tubabwire content tugiye kuganira kuri iki kintu. Ese koko mwe niko mubibona? Nsigaye numva ngo abakobwa b'iki gihe ngo ntibagikunda ngo nta rukundo bakigira. Yewe Obed niyo mpamvu namuhamagaye kugira ngo mwiyambaze. Yewe ntabyo nzi ariko gihe cyonzi ko urukundo barugira. Abakobwa b'iki gihe ngo ntibakigira urukundo. Ese koko abakobwa b'iki gihe ntibakigira urukundo? Aho kugira urukundo basigaye ngaho gukunda abagabo, aho gukunda abasore basigaye bakunda ikofi. Ngo njya none hari imvugo nsigaye numva ngo n'ubundi ngo nta myaka 100 ngo nteze kuzamara, ngo nta bukwe nteze kuzakora, ngo ubwo rero ngo niyo mpamvu ngomba kwiyarya. Koko basigaye bakunda ikofi, ntibakigira urukundo muri bo. Obed uraza kumfasha niyo mpamvu naguhamagaye turagira ngo tuganire umbwire gusa gihe ndumva urukundo bararugira tu kuko n'ubundi ikofi hari amaguru igira. Okay, ikintu uvuze ewana muri iyi minsi bireze kuko urabona umukobwa murahura niba kwatsa ikintu utakibonye ni intambara. Byanze bikunze ugomba kukibona kuko akigusabye. Tuvuga ngo ubu niba mfite umukobwa dukundana akambwira ngo ngenda shaka vewiti bakanyibona ntayibona ubu turashwana. Buriya impamvu mbivuze ari abantu benshi byagiye bibaho nzi ku giti cyanjye jewe ariko ntago ari ukuvuga ngo ntago naje hano kubitara akayego ariko nanone ni ikiganiro muri rusange. Urabona wenda urugero naguha se twabifata gutera wenda ndeka mbyishyireho wenda nembereye nk'ahantu runaka sibyo muye n'umukobwa situziranye nawe naganze ariko bibaye ngombwa ko tumenyana. Sasa rero niba tumenyane sinzi imyitwarire ye nazi yanjye duhuriyeho. Okay, bibaye ngombwa ko ntwara contacts sibyo uvuga ugafata imibare 10. Ubwo rero iyo hagati aho ngaho iyo uyifashe nta kindi uyifashe si mushiki wawe si musaza we nta bindi mu rukundo sibyo. Niyo mpamvu ubona mukinjira mu rukundo ukwezi kumwe kwa kabiri kwa gatatu kigenda uvuyemo. Ese kubera iki akatangira ngo ndabona ngo hari ibintu bitatu tajyanamo ngo ntago duhuza. Ukibaza se ni gute tudahuza? Ese wanyemereye ugira ngo dukine gusa ni filime? Okay, ukabona nyine ukabona nta gahunda afite kijyanye no kuvuga ngo amafaranga kuyakunda. Yego wenda sinabifata kuyakunda birumva kuko ejo ariko njye ndashaka ese wemera ko koko
abakobwa b'iki gihe bakunda ikofi kuruta gukunda abahungu bakundana cyangwa se aba boyfriend babo. Gukunda amafaranga kurusha gukunda abakobwa. Yego nandi gukunda abahungu bakundana. Wemera ko abakobwa bakunda ikofi kuruta uko bagakunze abakunzi babo? Ndacyemera cyane. Uhera he ubyemera? Ndacyemera cyane pe. Kuko impamvu nyemera ntabwo ari ibintu byakura. Niba ukundanye n'umuntu urugero akavuga ati sheri nkeneye kungurira akangaka, sibyo? Wenda ukamubwira ati okay je nta kibazo ndagukunda nzakakugurira. Umukobwa abashaka niba akubwiye ikintu ako kanya ukigikora. Rero buriya hari ibintu bimwe na bimwe umuntu agenda yirengagiza mu buzima. Nabira iyo bibayeho kuri uyakubwiye ngo ngiye ngo ntabwo nishaka gukundana nawe. Okay, nta hantu hituki mu mutwe atatekerezamo ko ari icyo mupfuye. Kandi wenda akabaho n'umuhungu ubikora yego, ariko ugasanga Obedi uretse gatoya wenda ntaguciye mu ijambo, hari n'abadukurikiye bafite icyo babivugaho. Ntago mbiciteka gusa giye ntago mbyemera kuko ni umukobwa gukunda yego urukundo n'ifaranga birajyana kuko ntago uzamusohokana kugenda wishyura amabuye. Ntago uzamusohokana kugenda usiga inkweto muri hoteli azakora ikofi. Jewe rwose ko bakunda amafaranga nibyo nta kibazo. Ariko ese wowe ntago ndi kumva rero ukuntu uri kwemera ko bongo bakunda amafaranga cyane kuruta uko bakunda abakunzi babo. Icyo kintu ntago ndibuze kukemera kuko jewe ntago n'ubundi ndamenya n'ubundi nimujyana muri hoteli uzishyura amafaranga. Harubwo azabajyanye n'amafaranga se harubwo azabajyanye n'ikofi azabajyanye nawe. Umwanya yaguhaye niwo uzagaragaza ko agira ibiki ko gukunda kuko yaguhaye time ye. Yaguhaye time ye, muragiye muri hotel, muragiye muri enjoyinze, wenda muraganira ibyo muganira birarangiye, ariko yego nyine na amafaranga yasohotse sibyo. Ariko icyo ntaramenya neza ntago numva neza ukuntu abakobwa bakunda ikofi kuruta abahungu. Ese abahungu abahungu bose ntabahari bakunda ikofi kuruta uko bagakunza abakobwa bakavuga ati giye uriya mukobwa ewana afite imodoka nziza ngomba kugenda nkamwipevera. Bo ntibahari. Ibyo ngibyo uvuga birumvikana yego, ariko jewe nkuko nabikubwiye sinahakanye ko bakunda amafaranga. Ntabwo nahakanye ko bikunda batarufite. Bararufite ariko ntago ari bose, sibyo? Ntago ari bose. Nje niyo mpamvu rero nshingira nkubwira ngo ntago nshobora kubyemera. Impamvu nabyemera ese niba ukundanye n'umuntu, sibyo? Mugakundana ukwezi kumwe kwa kabiri ukabona aragiye. Niyo mpamvu mba mvuga ngo nta n'urukundo rugarira, niko navuga. Narwo kuko niba umuntu aje ashaka ibintu byo kuzakinisha agira ate ntago byumvikana kuko jewe dushobora no kuza gusoza ikiganiro ingingo tutayumvikanyeho kuko ntago bishoboka. Ruvangura cyakomeza gutsimbarara. Urukundo rw'iki gihe rusigaye rushingiye ku mitungo. Ni ukuvuga ngo wenda sinavuze ko rutari imitungo idahari urukundo rutajya mbere. Rwajya mbere kuko n'ubundi muhamuteganya kubana. Ntago muzagenda ngo mutore ibyatsi murya. Oya nibyo nahoze mvuga nanjye nyine. Ariko nyine tega rukuvuga ngo cya kintu cyo kuvuga ngo ese urukundo rurahari, urukundo ruri hehe? Narwo kuko ukurikije n'ibintu ngenda mbona. Ni nayo mpamvu nagusabye ko twaganira kuri iki kintu mbere na mbere. Buriya urabona ari abakobwa benshi ari uwo tugeze kuganira mu minsi yashize. Ni nayo mpamvu ngiye nashatse kubikubwiraho. Ari uwo twaganira ubushize w'umusore mugenzi wanjye arambwira ngo ariko ngo sinigeze kuza kukwereka ngo wa mukobwa dukundana. Ni yego ngo harabimunyeretse. Ndise byaje kumera bite ko ndeba ubushize waje mu rugo ubabaye mbona utishimye byagenze gute? Atumva nk'ubwiza none akunda umukobwa uzamukunda ubona ko kagufitiye urukundo. Ariko nje naje gusanga umukobwa twarakundanye udufaranga nari mfite abonye dushize arigendera.
ndavuga nese umuntu agiye kubera amafaranga ashize nese ubwo mubaye muri mu rugo hakaba ikibazo runaka yakemera kuhaguma aho hantu bituma ngenda ntekereza cyane ariko buriya aho kabakobwa mwabakobwa ngo mwisubireho mwisubireho ubatunze ubutoki oya ntago mbatunze intoki ariko bamba bari ariko bisubireho bisubireho bumve ko urukundo atari buriya iyo winjije umuntu mu rukundo ntabwo biba bisaba ngo mukinishe niba umuntu mwinjije mu rukundo nyine mwinjize mubishaka ure kugenda umucisha hirya no hino ukabona mbese muri we ashaka nkaho mukina komedi y'urukundo sinzi ukuvuga ngo abantu b'iki gihe urukundo basigaye barujyanamo imikino mwese namwe mumbwire komedi y'urukundo hari ahantu mwayibonye reka umva reka tugire icyo tubwira abakurikiye Never Give Up Chat TV wowe utari wakora subscribe kuri iyo channel yacu umwanya n'uyu nguyu kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza hanyuma duhe igitekerezo nawe ese koko urukundo rw'iki gihe rusigaye rushingiye ku ikofi turagira ngo tume ese koko umuntu asigaye agukunda hari icyo agushakaho yakikuburaho akagenda like share comment kugira ngo ibintu bigende neza hanyuma Obed reka dukomeze ivyo bintu uri kumbwira uko bisa kose niba uvuga ngo abakobwa bakunda ikofi kuruta cyangwa se abantu basigaye bakunda ikofi nta rukundo bakigira aho nukuvuga ngo aho gukunda abantu basigaye bakunda ikofi cyangwa se basigaye bakunda ibintu ese wowe nka Obed tureba hano kuri kamera za Never Give Up Chat TV byo byarakubayeho turagira ngo wenda tubwire kuko ndaza kukubaza ikindi kibazo kimwe ariko byaba byarakubayeho turagira ngo tubwire niba byarakubayeho ubwo niba hari n'uwabikoze rwose ubwo harahite yiga ukaba ariyo mpamvu ukaba baraguteye indobo y'icyuma nyine bitewe n'uko nta kofi wari ufite ari ukugaragaza amaguru gusa ari gukubona mu mapantaro ntabwo najya ngo mbeshere umuntu ntabwo byambayeho ariko jewe impamvu nabikubwiye nubwo bitambaho ariko hari abandi byabayeho none ubyemeza ushingiye uretse mubwire hari abandi bagenzi banjye byabayeho urugero nimubona kubwira ibaza umuntu mugenda nawe inshuti yawe ntacyo yaguhisha araje arakubwira ati uzi wa mukobwa tuzi ibintu yankoreye buriya nuko hano ahantu umuntu aba ari imbere nyine ari mu kiganiro buriya hari ibintu byinshi nakubwira byerekeranye ariko nyine umuntu agerageza kugenda abyirengagiza njye ntabwo byambayeho bwo nta nubwo nshaka ko bimbaho umuntu ushaka ubu njyewe ndashaka guhamagara umukobwa umwe ahangaha akabitwemeza niba koko bibaho uretse gato nawe umukobwa wese wumva ko tuzakundana no kubera amafaranga bayi ni ibyo ngibyo byawe bayi ntabwo ibyo ari byo rwose umva nkubwire njyewe mbaye mbasezereye kuko abakobwa baza kunyihanganira ntabwo ari ukubibasira nta n'ikintu mbatwaye nta n'ikintu bitwaye gukunda amafaranga ni kamere yacu ese koko ni kamere yacu reka turumve hano niba hari umukobwa hano ku murongo wa telefone kugira ngo tumenye alo muraho neza nitwa umurashi Mr. Obed Afashimana kuri Never Give Up Chat TV tuguhamagaye uri live turagira ngo turi ku kiganiro kivuga ngo ese muri iki gihe abantu basigaye bakunda amafaranga cyangwa se abakobwa bakunda amafaranga kuruta abantu basigaye bakunda ikofi kuruta uko bagakunza abantu abantu b'iki gihe basigaye bakunda ikofi kuruta uko bagakunza abantu turagira ngo wenda ujye ahantu tubwire neza kuko uri live kuri Never Give Up Chat TV ahantu ni nta network ntabwo uri kunyumva noneho uri kunyumva nitwa umurashi Obed ni kuri Never Give Up Chat TV uri live turi ku kiganiro kivuga ngo ese abantu b'iki gihe baba urukundo bararusimbuje amafaranga
cyane cyane nko ku bakobwa ese koko wenda nkaho tuguhamagaye uri umukobwa turagira ngo utubwire ese koko abakobwa b'iki gihe baba bakunda amafaranga kuruta uko bagakunze abasore cyangwa se abakunzi babo ubu rwose urabyemeje nawe nakubwiye ni ukuvuga ngo muri iyi minsi urukundo rwose rwarakonje ku bantu nabwo b'urubyiruko ni uko bisaba kuba ufite ikofi iyo uri umusore utereta umukobwa ubaye udafite ikofi yabonye nta kofi ufite ahita agenda sawa murakoze cyane mushiki wacu ku kiganiro muhaye Never Give Up Chat TV yego Obedi abakobwa batangiye kugushyigikira mu kanya muraza abakobwa batangiye kugushyigikira koko namwe bakurikiye Never Give Up Chat TV baneje Obedi duhamagaye umukobwa dufashe umwe mu mukobwa turamuhamagara kugira ngo tumenye ese koko ibintu Obedi ari kuvuga nibyo abakobwa b'iki gihe baba bakunda ikofi kuruta uko bagakunze abakunzi babo nawe duhamirije koko umusore adafite ikofi nta mukobwa umukunda bishatse kuvuga ngo noneho mfite ikofi niyo nakwicara nkatuza abakobwa bakizana Obedi komeza umva jewe ndakomeza kuri iki kintu hari ubwo navuganye nawe nta nubwo muzi reka da nta nubwo muzi ni nka bya bindi kuvuga ngo reka dutungure umuntu tumuhamagare turi mu kiganiro runaka atwemereza iyi ngingo niko bigenda ntabwo nari navuganye nawe sinanamuzi urumva ko duhuje sesa niyo mpamvu rero nanjye mura mbikubwira ngo baye mfite ikofi nyine nk'uko mubyita ntabwo niyo nawe mfite amafaranga ntabwo njye nahubukira ibintu by'urukundo ugomba kugenda gake ngo bisaba kwitonda mbanza kugenda gake nkamenya ngo ni iki kijya mbere ese uyu muntu turi kumwe ari tayari cyangwa ni bimwe byabo biba biri aho gusa byo kubeshya nababwiye ngo murangarukira Obedi rero uneje abakobwa rwose nagomba gutesha ni ukuvuga ngo niba ndi umusore ntafite ikofi yirirwa rwose njya kureba umukobwa buriya rero kujyayo wajyayo none kandi uvuga barebe bakunda ikofi buretse ariko nibaza ni gute bakunda ikofi bazajyana mu muhanda ikofi igira amaguru amafara ikofi utaza gutuma nguseka hano oya ntabwo n'ubu ndabyumva utaza gutuma nguseka oya abakobwa rwose nimukabarenganye n'uyu mukobwa nawe tumaze kuvugana sinzi wenda wasanga wenda ko atari yiteguye akabyemera ati kuko none se ikofi igira amaguru ikofi nasi ikofi niyo izakurongora wenda reka nibariza abakobwa bari kuvuga mukunda ikofi tuganire ese iyo kofi niyo ibizakurongora kuki utakunda uwo mugabo ikofi kazaza nyuma oya data mwebwe hakiri n'umuntu wandika igitekerezo nyibone hano reka baduhe comment muduhe comment abakobwa aho bari cyangwa abasore aho muri muduhe comment cyandika jewe nyibone ese koko icyo ari cyo cyose ndacyakira ese koko abakobwa b'iki gihe baba bakunda ikofi kuruta uko bagakunze abakunzi babo obe nuko hajya wambwiye ngo witwa umurashi Mr. Obedi cyangwa se umurashi yafashe imana Obedi nanjye nkaba nitwa Obedi hajya ngo ni wowe ni nkurikiye iki nkurikiye umukiza cyangwa ni nkurikiye ikofi oya have sha bakurikira amakofi umva Obedi sasa rero tugana ku musozo Obedi tugana ku musozo okay nacyo ubu ushobora kuvuga n'icyokero kikakurenga dore cyane urumva uwo mukobwa buriya cyamunyegereza hafi aha ngewe wahita umugurira akantu namugurira akantu ndaguha nimero ye rero umva nawe ariko akunda ikofi ubwo ngubwo niba udafite ikofi ntabikwemereye nakugurira akantu rwose kuko uvuze ingingo nziza itumye ntekereza ibintu byinshi obe sasa rero buriya twahuye ndimo ndihuta dusoza hari akantu nari ndimo araringiye buri teka uranungura none se nta kundi rega wowe ubu mfitiye udushya twinshi kuko ntago kandi n'abatumirwa n'abakunzi ba Never Give Up baba bagukumbuye baramaze iminsi banyandikira ngo ese Obedi wacu yagiyeho Obedi yagiye he ngo bakubonye rimwe gusa none barongeye barakubonye bahinduriye ariko okay Obedi ndagushimiye rero aha nacyo nanjye ndagushimiye wambaye neza wakoze merci wakoze
ndabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro yari Never Give Up Chat TV. Njye wabakurikiraniye ikiganiro nitwa Umurashi Mr. Obed. Aho ni mu mpine, mu magambo arambuye ni Umurashi Hafashimana Obed. Umutumirwa yari Nkurikiye Umukiza, agenda namubatije Nkurikiye Kofi. Ni Nkurikiye Umukiza Obed. Okay, ntacyo ubwo mwakoze cyane. Baje bandika uko bashaka. Bye. Hanyuma ndashaka kubabwira ikintu kimwe bakunzi ba Never Give Up. Uretse mbabwira ikintu kimwe ariko. Ndabakunda cyane, turabakunda cyane, turahari kubera mwebwe muri ba boss bacu, narabibabwiye. Ariko twari tugiye ntashimiye umusore, hari umusore wadufashe ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi yagende neza, amashusho amwita DJ Samuel. Uriya mutipe man yaranyemeje jewe akora ibintu neza. Ndabakunda cyane ariko noneho umva se araga comment chat tuzamuteraho rimwe ntacyo umwanya uzabahari. Ndagira ngo rero mbasezere, mwakoze cyane. Ni Umurashi Hafashimana Obed. Turabakunda cyane. Like, share, comment, turabikeneye.